Guys, hello guys, hope you're doing good. It's your boy David Rwa. Ndagarutse in the game, ngarutse mbabwira nti tugiye gukora video ivuga kuki. Ubushize twagize video, twagize video hari video nari nabakoreye kandi nabonye yuko mwayinjoyinze bro. Thanks kabisa, mwarayikunze nanjye byaranshimishije. Nabonye yaragize result nziza kuko mu minsi itageze muri 3 yari ifite views zigera ku 100. Nkuko ndi kubibona hano, kandi guys thanks kabisa. Aka kanya tumaze kugira views zigera ku 129, tukaba dufite aba subscribers bagera ku 103. So guys, hope yuko tuzagenda dukorana neza kandi muzamfasha, nanjye mbafasha kabisa. So for those batarakora subscribe, please subscribe if you're new to the channel, and if you are subscribe, welcome back bro. Remember to like and comment. So tutagiye kure tutizinze mu magambo, let's talk about forex trading. Ku bantu mutazi what is forex, we are going to dive deep into what is forex trading in this video. So turaza kuvuga ngo forex trading ni iki, ese dukora iki, so then bahe basics imbere kama candlestick ko bayita ni iki byose. So bro, kadutangire, nyuma ya intro dukomeza. Again ndagarutse. So guys, nkuko ubibona hano turi muri chat, turi mu time frame y'amasaha 4. Ushobora kwibaza ngo time frame ni iki? Time frame like nabyo ndaza kubigeraho nta kibazo. Turi muri time frame y'amasaha 4, dufite hano, turi muri chat, turimo kureba icyo twita gold, cyangwa turi muri gold, niyo turi kureberaho, niyo chat turimo aka kanya. Ushobora kwibaza ngo forex trading ni iki? Forex trading ni ikintu cyoroshye cyane nkuko ngiye kubikubwira. Tureba hano ibintu bibiri. Icyambere ni turebamo hano ibintu bibiri, forex trading. Icya kabiri turareba ngo candlestick. Ibyo ni ibintu byo tugiye kurebamo tumenye ngo ni ibiki. Icyambere ni forex trading. Muri forex trading tugiramo ibintu nanone navuga yuko ari bibiri, niko ngiye kubyita kugira ngo byorohe. Icyambere tugiramo icyitwa ngo buy. Icya kabiri tugiramo icyitwa ngo ni sell. For those izi tamu ndabyumva, niba ari umuntu usanzwe ukoresha icyongereza uri kubyumva, ni buy and sell, kugura, kugurisha. So dushobora kwibaza ngo tugura ryari, tugurisha ryari. Hano njya kuguha urugero rwiza. Niba turi kuri gold, urumva, turi kuri gold, turavuga ngo gold irazamuka. Niba iri buzamuke, niba gold iraza kuzamuka, sibyo? Niba gold iraza kuzamuka ikagenda izamuka, ikazamuka, tukaza kubona gusa gold irimo kujya muri up direction, ijya like iri kujya mu bicu, turi kuzamuka. Aho ngaho tuzakora iki? Tuzakora icyo bita, aho ngaho tuzakora iki? Niba gold irimo kuzamuka, tuzakora icyo bita buy, tuzagura. Iyo tuguze kuko gold irimo kuzamuka bikagumya bikazamuka, aho ngaho tuba turi gukorera, tuba turi kunguka. Muri forex trading turagura tukagurisha. Iyo tugurayo birimo birazamuka, iyo tubona ko isoko ririmo kuzamuka, none tukagurisha iyo tubona ko isoko ririmo riramanuka. Ibyo bintu dukora muri forex trading. So noneho tugurisha ryari, nicyo uri kwibaza. Tugurisha ahangaha, hano ni iki? Ni buy. Hano turi kuyitwa buy, ahangaha ni buy.
sibyo. Ahangaha twakoze icyo bita buy, none tuzakora sell ryari? Sell tuzakora icyitwa sell iyo habaye iki cyangwa byagenze bite. Icyo kintu nicyo uri kwibaza. Sell tuyikora ryari? Igihe uzabona muri market hari icyo twita downtrend. Ibi byose urabyiga, ukiga kubireba, ukiga kumenya ati isoko ririmo riramanuka cyangwa riri kuzamuka. Ibyo tuzagenda tubyiga buhoro buhoro, ntabwo ari ngombwa ko tubyiga aka kanya. Like iyo utaramenya na forex trading icyo ari cyo, ahangaha tuzakora icyo bita sell. Isoko ririmo rirakora iki? Ririmo riramanuka. Uzamenya ngo ubundi ibi bintu ku kindi kubica gutya, byose nzagenda nkora iki? Nkusobanurira rwose. Turi kumwe kabisa, ni step by step. Muri forex trading wirinda ikintu bita guhubuka, iyo uhubutse urashya. Niko ibintu biba bimeze. Tuzakora icyo bita sell. Ibintu bibiri urabona ko bitandukanye, hano birimo birazamuka, hano birimo biramanuka nk'uko ubibona. So tutagiye kurugo, tumenya icyo bita forex trading. Icyo dukoramo turagura tukagurisha. Ushobora kwibaza ati se nzagura ryari, nzagurisha ryari? Icyo ni ikibazo ushobora kwibaza. Turabyiga nabyo, tugiye kubirebera hamwe. Nko kuri iyi chart turiho, aha hantu urabona yuko nk'umuntu wabashije kuba yari ari mu isoko izi saha, ahangaha nk'umuntu wabashije kuba yari ari mu isoko, aha kuri iyi position uri kuyibona ahangaha, kamaca umurongo ahangaha, kanongereye kugira ubone, uyu murongo uri kuwubona, uyu nguyu w'ubururu. Nk'umuntu wabashije kuba yari hano mu isoko, yabibonaga yuko iki birimo birazamuka, birimo kuzamuka, yakoze icyo twita buy, yabayinze, yakoze icyo twita buy, hano yakoze icyo twita buy, yabayinze. Ubwo mu kubayinga, sorry gato, mu kubayinga yinjiriye hano, aba yashyira icyo twita stop loss ahangaha. Ndaza kugusobanurira stop loss icyo ari cyo. Agura yuko biri buzamuke, aratagetinga, tuvuga ko yatagatinze, sibyo. Alright, yaguze yuko birazamuka in few words, yaguze yuko birazamuka. Target yiwe wenda yishyira ahangaha, urabona ko byaje target bijyamo, and then urabona ko ahangaha twakoze icyo twita buy. Ni influence nziza cyane yaba yakoze, kandi yaba yakoreye n'amafaranga menshi cyane, ariko menshi cyane. Noneho waba ahangaha ni igihe yakoze iki? Ya buyings. Aha yari kuba yinjiyemo agakora icyo twita buy. Noneho kugira ngo aze guseringa byari kugenda bite? Ndashaka kukwibutsa yuko iyi video yakorewe mu Big Notas forex trading icyo ari cyo, niwe ndi gusobanurira. Wowe ubizi nawe uragira icyo udufasha muri comment, uragira icyo ubabwira. Urumva? Noneho tuvuga yuko ahangaha yabayinze, sibyo? Yabayinze. Noneho amaze kubayinga, yavugaga yuko birazamuka. Noneho kugira ngo aze kuba yakora icyo twita sell ni ryari? Guseringa byari kumusaba yuko yari gutegereza akabona confirmation hano, akabona confirmation, then akaza gukora icyo twita sell. Guseringa agashyira wenda stop loss hano, then agatagetinga ahangaha, agatagetinga ahangaha. Urabona ko n'ubu ngubu yari kuba kiri hehe? Yari kuba kiri muri market. Iki cyo twita buy, ahangaha ni buy, ahangaha ni buy, ahangaha ni buy, then ahangaha ho, aha ni sell.
ndakeka icyo twita buy and sell turacyumvisha twese. Tugiye kujya ku cyo twita ngo ni candlestick. Candlestick aricyo kintu kizagufasha cyane mu kintu cyiswe forex trading. Please, candlestick utazizi nta kintu waba uri gukora. Candlestick. Candlestick bro, candlestick utazizi nta kintu wazamenya muri forex trading. Icyo kintu cyo ukimenye. Muri forex trading tugiramo candlestick zigera kuri ebyiri. Aha, ni ebyiri zonyine. Tugiramo candlestick y'umutuku. Ushobora kwibaza ngo y'umutuku se ivuze iki cyangwa yitwa nguki? Tukageramo candlestick y'icyatsi. Biterwa na preference zacu. Hari ushobora no kudakoresha umutuku cyangwa akoresha icyatsi. Then izo candlestick nizo zidukora iki? Nizo dukoresha mu bintu byose dukora, yaba kugura, kugurisha n'iki byose. Nizo twifashisha, nazo mu bintu twifashisha. Aha ngaha ndakwereka candlestick ya mbere nk'uko uri kubibona hano. Aha ngaha, aha, ibi nabyo bifite ukuntu byitwa ariko ntabwo nabikubwira aka kanya. First of all, wanza umenye ngo candlestick, iyi ni candlestick y'umutuku nk'uko uri kuyibona. Ukibaza iyi candlestick y'umutuku bayita ngo iki, cyangwa imaze iki, cyangwa se kuki isa umutuku se? Hano ukaza nanone aha ngaha ukabona indi y'icyatsi, candlestick y'icyatsi, candlestick ya green. Izi candlestick nazo, iyi nayo ikazatse ikora iki, imaze iki, cyangwa se itaniye n'icyatsi. So tutagiye kure guys, I hope you enjoyed the video. Izi candlestick tuzakomereza muri part 3. So if you enjoyed the video, please subscribe and comment, even like, share to your friends and family. Then tubonane muri video ikurikiye. Ciao ciao, it's your boy David. Ndabakunda man, for sure.